Muraho neza, baje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa he, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu bibiri. Icya mbere ni umuntu bita Christopher Columbus. Bavuga ko ari we wavumbuye Amerika, ariko se mu by'ukuri ni we koko wavumbuye Amerika? Niba ari we koko wayivumbuye, igihe bajyaga muri Amerika gushakisha, ni ukubera iki yitwaje uyu muntu witwa Luis de Torres wamusemuriraga igihe buraya? Iyo ugiye ahantu ukitwaza umuntu usemura urwo rurimi rw'ahantu ugiye, ni ukuvuga ngo abantu bahari bavuga urwo rurimi. Uyu Luis de Torres rero yaje gupfa mu 1893, nyuma y'umwaka umwe gusa bavuze ko bavumbuye Amerika. Aho wibaza uti ni ukubera iki ibyo twabwiwe atari ko bimeze? Ushakisha izina ry'uyu muntu Luis de Torres, urasanga ko ari umuntu wasemuriraga Christopher Columbus, cyane cyane igihe bavaga hariya muri Espagne bagana muri Amerika. Abo bantu bagomba gusemuzi bari bari muri Amerika. Ese ni gute wavuga ngo wavumbuye ahantu kandi abantu bari bahari ugomba gusemurira ururimi bavuga? Cyakabiri tuvuga uyu munsi ni urusengero rw'ikizira. Urusengero rw'ikizira ni uruhe rero? Rwaje gute? Rwagize ingufu gute mu isi yose? Kiliziya Gatolika niyo rusengero rw'ikizira rwahanuwe, rwanditse mu byanditswe byera. Uko rero baje kugira ingufu ni gute? Baje kwica buri muntu wese wababangamiraga atumva ibyo bavuga, cyane cyane batwika za Bibiliya. Murabizi, umuntu wese wari ufite Bibiliya basanganaga Bibiliya baramutwika cyangwa bakamwica. Uko rero niko baje kugira ingufu, barasengwa, barubahwa. Ariko uko tugenda tugana mu minsi ya nyuma, biri kugenda bigaragara ko aribo bazafatanya na Antichrist kugira ngo barwanye itorero ry'abantu ba nyabo b'ukuri. Biri mu nzira rero bigiye gusoza, bigaragarira buri wese ku buryo nta rujo zongera kuba ukundi. Murakoze, nkambashimye, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.